Ndabashuje mwese bene data bo muri Kristo Yesu, amahoro y'Imana abane namwe. Ndabazaniye ijambo ry'Imana, ni ijambo riri mu gitabo ca Yakobo igice 5 ku murongo wa 16. Yesu nashimwe cyane. Ni ijambo rivuga ngo mwaturiranire ibyaha byanyu. Yesu nashimwe cyane. Mwene data uri muranyumviriza ino jambo nturifate binenegwe kuko ni wewe rireba. Ni wewe riko irareba kandi rikareba na mugenzi wawe. Nukuri. Rino jambo ni jambo rikomeye cyane kubera ko abantu benshi ntago barimwo bararikurikiza. Kwaturiranira ibyaha byanyu. Yesu nashimwe cyane. Reka dusenge Imana. Data nyakubahwa, ndagushimiye kubw'uyu mwanya wongeye kandi kungira neza. Mwami Yesu, ukaba wongeye kunyemerera ngo nasame nawe ubwire ubwoko bwawe. Ndakwinginze Yesu Kristo, umwuka wawe wera mwami amanuke, maze mwami Yesu Kristo amfashe mu murimo wawe. Urakoze mwami Yesu, ndatwitse imbaraga z'umwijima zirimo zazunguruka no hantu mu izina rya Yesu Kristo Munazareti. Ndasengeye uyu mukobwa n'uyu mama n'uyu mupapa n'uyu musore arimo aranyumviriza kugira ngo mwami Yesu Kristo umugiye neza, umuhe gusobanukirwa. Ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Mwaturiranire ibicumuro rero ataguhishanya, kandi musengeranire kugira ngo mukire. Ugutakamba k'umugororotsi igiye gukora kugira inguvu nyinshi. Ijambo ndimo ndakenera ahangaha ni ijambo rivuga ngo mwaturiranire ibicumuro ataguhishanya. Mwaturiranire ibicumuro rero ataguhishanya. Yesu nashimwe cyane. Mwene data uri muranyumviriza, rino jambo urashobora kuba uryumva ukarikengera, cyangwa se hakaba hari n'uwundi yigeze kuri kubwira ukarikengera, ariko reka nanjye kandarikubwira. Ukwiye kwatura ibyaha byawe by'ukuri. Ibyaha wahishije ukwiye kubyatura kugira ngo bikuveho. Muriko muragendana ibyaha, muriko muragendana ibintu bibi muri mwebwe kandi mwaranze kubyatura. Ibyo ngibyo wanze kwatura rero, shaka ubura umuririmbyi, shaka ubura umudiyakoni, shaka ubura pasiteri, shaka ube uri umuntu akomeye wo mu idini. Ibyo byaha ibyo ngibyo wanze kwatura, ibyo ngibyo nawe uzi wanze kwatura, ibyo bizakurimbura. Ntabwo Imana izareba ngo nuko wari umuhanuzi ngo wahanura bigasohora. Imana ntizareba ngo wari umudiyakoni waradiyakona neza, ibyo birakureba. Imana ntizareba ngo wari umuririmbyi ufite ijwi ryiza, ibyo birakureba. Imana ntabwo izareba ngo uri pasiteri abantu benshi barakubaha, ibyo mbese ibyo ngibyo ntacyo bivuze. Mu gihe wafashe ibyaha wakoze ukabihisha, ukanga kwatura ibyaha byawe, ndababwiza ukuri murafite ibibazo. Nk'akarorero, umugore arashobora guca inyuma umugabo we, akagenda kabiceceka, ntagende kubwira umugabo we ko yamuciye inyuma. Mwene data uri muri kururira, urashobora kuba ufite inda y'uwundi mugabo, ufite umugabo mu nzu, ukayimuhisha kugira ngo niwabyara uzumubwire ngo ni ndaye, yamara azabimenya, azamenya ko iyo nda atari yiwe. Warabihishije.
mureke guhishanya. Wari ukwiye kwatura ico caha ufite, wari ukwiye kwatura ico gicumuro ufite ugendana. Waranze kwatura, uzi ko wasambanye uca inyuma umugore wawe. Umaze kubikora ugenda kubwira pasiteri ngo pasiteri narasambanye nca inyuma umugore wanjye, ugira ngo birarangiye. Umugore wawe mubana ntago wigeze ugenda kumubwira ati mugore wanjye naraguciye inyuma, buriya mbabarira. Mwaturiranire ibyaha byanyu, mwaturiranire ibicumuro byanyu. Uko nguko ugumuhisha umugore wawe ibyo wamukoreye, ukagumuhisha umugabo wawe ibyo wamukoreye, ni nako ibyo bintu bizakurimbura. Ibyo bizakurimbura kandi bifite n'ingaruka. Bifite ingaruka mbi. Wa muntu uri muranyumviriza, wa mugabo we, urashobora kuba warakoze icyaha ukagikorera umugore wawe, maze ugaca ugenda ugapfukiranya ugaceceka ngo ninamubwira ngaranyanga, ninamubwira ngaranyanga. Yamara ukwiye kwivuza iyo ndwara urwaye. Iyo ndwara nutayivuza izakwica burundu, izakwica burundu by'ukuri. Muriko murakora ibyaha mukaguma mubipfukapfuka mupfukiranya ngo ndayivuze ngo byangira ingaruka mbi. Reka ndakubwire, n'ubundi icyaha kigira ingaruka. Ingaruka ikomeye nuko kirimbura umuntu. Icyo niyo ngaruka ikomeye gusumba ingaruka izindi. Mwene data, uri mwatinya umugore wawe kumubwira ko uriya mukobwa wamuteye inda, yamara umugore wawe akicara azi ko wewe utamuca inyuma, yamara wewe wifitiye ibanga mu mutima wawe wahishije wabitse. Mwene data, ibyo uri murakora ntago ari byiza, ibyo bizakurimbura. Shaka uvugishwa ndakubwire, shaka ubusengijo n'umurango warabihishije, ufite icyo uryamye ko. Shaka ubuvuga ubutumwa, ufite ikintu kibi uryamye ko. Shaka ubuvugishwa uvuga mu ndimi, hari ikintu kibi uryamye ko. Ico kintu ico ngiki ico kizakwica burundu. Muratinya ngo nabwira umugore wanjye ngo aracanyanga. Reka ndakubwire mwene data, ubugingo rokora ubugingo bwawe. Uzi gute ko yakwanga? Uzi gute umuntu yatura ibyaha akagira nyine akagenda kubwira umugore we, mbese akatura icyaha akavuga ati nagucumuye ko mbabarira? Urazi uwo muntu ukuntu ari uw'agaciro, kuko abantu nta mbabazi basaba. Bakora ibyaha bagaca badirigiza kwa pasiteri, ugakubita umugore wawe ukadirigiza kwa pasiteri. Umugore wawe asigaye umusizi arimwe aravirirana mu rugo, ugiye kwa pasiteri ngo pasiteri Imana nimbabare nakubise umugore wanjye. Ibyo ntago bitosheje. Genda mu rugo iwawe, genda ubwira umugore wawe ati mbabarira, nagukubise, mbabarira by'ukuri, nacumuye, mbabarira. Maze ubabarigwe umugore wawe, mbese amahoro agaruke hagati yawe n'umugore wawe. Ariko uzagenda gusaba imbazi kwa pasiteri, umugore wawe arimwe arakuvumagura, umugore wawe arimwe ararira amosozi amarira yabaye menshi, wamubabaje umutima wiwe urimo uravirirana, maze ukagenda kwatura kwa pasiteri. Umugore wa mu rugo uzi ko n'ijisho ringana uko ryabyimbye kubera urushu wamuhaye. Ni kubera iki mutinya gusaba imbabazi abo mwakoshereje? Bene data, iyi ni mburi wewe ikujeho. Wa mugabo we, wa mukobwa we, wa musore we, wa mumama we, iyi ni mburi ikujeho. Ibyo ngibyo mwapakiye mu mitima yanyu, mukanga kwatura mukabibika, iherezo ryabyo muzaribona. Mwaracecetse muguma mukora umurimo w'Imana, mwaracecetse muguma muhanura, mwaracecetse mbese muguma mudiyakona, mwaracecetse mbese muguma muvuga mu ndimi, yama mufite ibyo mwahishije muri mwebwe. Ibyo ngibyo mwanze kwatura, ibyo bizabagira ingaruka mbi. Bene data, nimwature
mwatwiranira ibicumuro byanyu, mwatwiranira ibyaha byanyu, mureke kuguma mubibitse, mubibikiye nde? Mubibikiye nde? Kata muntu uzagisha ico gicumuro cawe niyo wagikoze. Nta muntu uzakikoreza, wewe ku giti cawe kiri ku mutwe wawe, Imana izaguhana wewe ubwawe gatwe kawe. Ntabwo uzakikoreza umugore wawe kandi ariwe wagikoze, ntuzakikoreza umugabo wawe kandi ariwe wagikoze. Ni musabane imbabazi. Mugenzi wawe waramubabaje, uradirigiza kwa pasiteri, genda kuri mugenzi wawe umusabe imbabazi birangire. Bene data, ubu ubanye n'umugore wawe agira ngo kabisa uri muzima pepe. Ngo umugabo wanjye ni mwiza, ntanca inyuma, mfite umugabo ameze neza, ntanca inyuma, mfite umugore ameze neza, ntanca inyuma. Ariko uwo mugore wawe azi ndani muri we icyo yabitse yakoze. Uwo mugabo wawe azi ndani muri we ikintu yabitse yakoze, yanze kwatura, yagiye kubwira pasiteri. Ntago bitosheje. Reka ndakubwire ngo kugenda kwatura pasiteri ntibitosheje mwene data, ntibitosheje. Mwatwiranire ibyaha byanyu. Nimba uzi ko waciye inyuma umugabo wawe, nyaragasa, genda umusabe imbabazi, umubwire ko wajyamanye n'undi mugabo by'ukuri, kugira ngo Imana yo mu ijuru igukureho icyo cyaha. Niba uzi ko umugore wawe wamuciye inyuma, mubwiza ukuri ati buriya rero madamu, ati urizera ko njya nta guca inyuma, ati ya mwana arabikoze, mbabarira. Umusabe imbabazi umugore wawe akubabarire, by'ukuri akubabarire. Ureke kubika ico kintu, ndakubwiza ukuri kizakurimbura. Ico ngicyo uryamanye urupfu rwa mirere na mirere, uryamanye urupfu, umva urupfu rwa mirere na mirere. Ubugingo bwawe buzaba muri gihonomo, ubugingo bwawe buzaba muri gihonomo. Umva ibihe bidashira, ubabazwa gusa kubera icyo cyaha wabitse wanze kwatura. Ariko muriko muribesha di, muriko muribesha. Mwene data, iyi nimburi kujeho, ni wirebe neza, ibuka kata kintu wabitse muri wowe. Ibuka by'ukuri, ni wibuke. Ese umugabo wawe nta mafaranga wamwibye? Ibuka, buriya kagutuma guhaha, amafaranga asigara buriya urayamuhereza cyangwa ucushira mu mufuko? Mwene data, ayo mafaranga ushira mu mufuko, ayo ngo gusa nubwo ryaba ari senti rimwe usha mu mufuko, iryo ngiryo riri ku mutwe wawe, iryo muri gihanamu ibihe itazashira. Iryo senti, iryo 10 gusa wabitse wibye, umugabo wawe yaguha aya mafaranga ati genda uhahe, uragenda urahaha, ayasigaye urakubita mu mufuko, hanyuma uza kumubwira ko yarangiriyeho, wasanze byahenze, mbese itomati amafaranga ari menshi, yego za nyama yagutuma amafaranga ni menshi, kandi ubwo yaguhaye amafaranga akwiye yo guhaha, ayasigaye ukubita mu mufuko, uza kumubesha gusa. Ndababwiza ukuri, atura, mubwire ko buriya igihe yagutuma kugura inyama cagihe, umubwire ko hariho amafaranga yari yasigaye washize mu mufuko, umubwira kubabarira, usaba imbabazi, usaba imbabazi. Wa mukobwa we, ya nyama nyoko yari yabikiye so, uzi ko yabikiye so, hanyuma nawe ugenda buke nawe yazihishije, ukura mu inyama, urataruka uriruka. Umva, muri wewe waribye,
ati mbese ninde yakuyemo inyama? Ati nukuri sinzi pe. Ati mwabana mwe nimuzanga mwese mumbwira umuntu yari inyama za so. Ati nukuri sinzi. Kandi ubwo so wanyu yari ku kazi, nyoko wawe yamubikiye inyama kugira ngo amucumbire ubugari niyaza. Ariko mwagiye murakuramo inyama murarya, mumusigariza iki? Ibisupusupu, isosi. Ibyo byose n'ubujura. Mukwiye kugenda mukabwira nyoko wanyu ati mama rero, ati cyagiye wari wabikiye papa inyama, buri ati ninge nari nayiriye. Umubwiza ukuri nawe ubundi mwene data, iyo nyama akamanyu k'umutima gusa. Inyama ntoya gusa wariye. Inyama ntoya wariye. Iyo ngiyo izakurimbura. Izakurimbura. Aha nganje ndavuga ukuri, nigire izakurimbura. Izakurimbura. Iyo nyama gusa wariye izakurimbura. Yesu nabageneza by'ukuri. Yesu nabageneza. Nawe wa mubyeyi umviriza. Niba uzi ko umwana wawe wamucumuye ko. Niba uzi ko umwana wawe wamucumuye ko, ukabuzi neza ko wamucumuye ko, ukwiye kumusaba imbabazi. Ati mwana wanjye mbabarira, naragucumuye ubujya nagukoreye iki n'iki. Ukadondagura ibyo wamukoreye. Ntubice ku ruhande. Dondagura. Ati nagukubitishije umujinya. Umukristo ntabwo gukubitisha umwana umujinya. Umukristo ntago akwiye gukubitisha umwana umujinya. Ati nagukubitishije umujinya. Ati mwana wanjye mbabarira. Umwana nawe avuga ati mami rwose ndakubabariye wimva amahoro. Bibe birangiye. Mwene data, muri ko muraja hehe? Ko muhisha ibicumuro byanyu, mukanga kwaturanira ibyaha byanyu, muri ko muraja. Haragwa abantu badasabana imbabazi. Nimba uvuga ngo ndi umugabo, ati ntabwo nasaba umugore imbabazi, ndakubwiza ukuri. Reka ndakwibutse ko ijuru ntago ari rya sogokuruza wawe. Ijuru ntago ari rya nyoko na so. Ijuru ntago ari rya bene wanyu, nta nubwo ari rya bashiki bawe. Ijuru ntago ari rya mugenzi wawe. Ibyo kuvuga ngo ngende umugabo, umugore namusaba imbabazi kubera iki? Reka ndakubwire. Mwijuru hazaja mu mwana uwemeye kwitwa umwana. Umwana nta bantu bigize ingari bazajayo, nta bantu bishize hejuru bazajayo, nta bantu mbese bifashe uko bishakiye bazajayo. Ijuru rizajamwo umuntu yemeye kuba umwana. Mwene data, reka ndakubwire, niba wicaye uzi ko utari murasaba umugore wawe imbabazi ngo nukuri umugabo ngo ntago namusaba imbabazi, reka ndakubwire, yewe ndakubwiza ukuri, uragowe pepe. Umugore n'umugabo bakwiye gusabana imbabazi. Niba umugabo akosheje umugore akwiye gusaba imbabazi, agaca bugufi agasaba imbabazi, akadonda gati umugore wanjye nagukoreye ibi, nkukora nibi. Hanyuma umugore nawe akakubabarira kugira ngo amahoro agaruke. N'umugore nakwiye gusaba umugabo w'imbabazi. Niba ziko yakoreye nawe umugabo akwiye kumusaba imbabazi. Ntabyo gukora ibyaha mugaca muhisha, ukora iki ugahisha. Iyo ndutwaye, iyo ndufite mu nda wa mugore we ntago ari umugabo wawe, nawe urabizi. Ariko warapakiye urahisha. Kandi yamara bizamenyekana ko atari umugabo wawe. Rero icyo nakubwira, emera icyo cyaha wakoze, ugenda ucature, ubwira ukuri umugabo wawe. Umugabo wamubwiza ukuri. Nawe wa mugabo, urazi ko hari umukobwa wateye inda hariya, ibyo urabizi. Urahisha ngo umugore wanjye yimenye ngo yanyanga. Reka ndakubwire, n'ubundi urabihisha bizamenyekana. Kandi rero wabihisha uzagira iki? Uzarimbuka. Nimugira iki?
nimugerageze mwaturiranire ibyaha byanyu kugira ngo mubohoke naho ubundi bene data ijuru nijyanye n'ijuru kandi nta munyabyaha azaja mu ijuru ngo mbenga umwana wanjye ndamusaba imbabazi kubera iki umwana wanjye rero ibyo uvuga ngo namusaba imbabazi gute reka ndakubwire n'umwana watagusabye imbabazi azarimbuka nawe ubwawe utamusabye imbabazi uzarimbuka mu ijuru ntago ari gufinata kandi mu ijuru si gukururana mu ijuru ntago ari gukururana buri muntu ku gatwe ke rero mwene data muranyumviriza wari ukwiye by'ukuri kwatura ibyaha byawe tugiye gusenga Imana urashobora kuba ufite ibyo wabitse muri wowe wanze kwatura urashobora kuba warakoze ikintu muri wowe kandi ukaba ukizi wahishije umugabo wawe wahishije umugore wawe mwene data ni wature abapasiteri barimo barababesha abapasiteri barimo barababesha ngo ntubwire umugabo wawe ngo urugo rwe rwasambuka reka ndakubwira pasiteri wawe azabazwa ku gatwe ke nawe uzabazwa ku gatwe kawe ijambo bivuze ngo mwatwiranire ibicumuro byanyu ngo giye kwa pasiteri ngo umugore wanjye ngo naramuciye inyuma ngo ndasaba Imana imbabarire reka ndakubwire nubwo pasiteri bugusengere kigumino gikubitagura kigumino aragusengera nta na umva ntago biri butoshe ntago mbese ntibitosheje kwa pasiteri wawe yaragusengeye hariho uwo mubana mu nzu waciye inyuma ntiwaciye inyuma pasiteri waciye inyuma uwo mubana mu nzu kandi umuntu yitwa ngo n'umugabo wawe niwe waciye inyuma rero kwibesha mukadirigiza kwa pasiteri hanyuma mugaca mucokeza ibintu byanyu ngo nuko pasiteri yabasengeye kandi abapasiteri barimo barabesha umupasiteri wariwe wese ari mwaranyumviriza abwira abantu ubuntu bw'ubeshi ngo ntibabivuge ibyaha byabo baba bakoze ndabwiza ukuri bene data umuriro urabarindiriye mukwiye kubwiza abantu kuri niba hari umugore yaje kwaturaho icyaha avuga ngo yaciye inyuma umugabo we ukamusenga ugacuvuga ati ngo ntubwire umugabo wawe kubera ko urugo rwawe wowe usambura ndakubwiza ukuri wa mugore we ufite ibibazo iyo ndwara ukwiye kuyigira iki kuyatura ukavurwa ugakira naho ubundi uzapfana icyo kintu uzibona muri gihanama ati mbe byagenze gute ko nacaturiye pasiteri waturiye pasiteri uwo wagikoreye waramwaturiye ko aguma avuga ati mama ndagushima ko mpaye umugore mwiza ntaci inyuma ati Imana icyubahiro ni icyawe wumve kabisa Imana yareba ibyo bigatuma Imana ibabara uburakari bw'Imana bwakuzaho ati umwana wanjye arimwe aranshima ko namuhaye umugore mwiza kandi uwo mugore amuca inyuma mwene data ijuru ntago ari iry'abahungu banyu ibyo mubimenye ijuru ntago ari ijyanyu ku giti canyu ntago ari mwe mwiremeye ijuru mumenye ko ijuru ifite nyeneryo kandi nyeneryo nuwera ijuru rero abazaje mwakwiye kuba bera bene data ndabwiza ukuri nimwaturaniye ibicumuro byanyu ntabyo uvuga ngo ngiye ngo ndi kure y'umugore wanjye ngo ndi kure y'umugabo wanjye ngo ibyo ndiko ndakora ngo ntabizi ndiko ndaryama n'uriya nkajyama n'uri umugore wanjye ntabimenya umugore wawe ntabimenya ariko Imana yo mu ijuru irimo irabireba ndiko ndaryama n'umugabo nkajyama n'uriya mugabo wanjye ntabimenya urimo urabikora ariko hariho uri karakureba wa mugabo we uba kure y'umugore wawe wa mugore we uba kure y'umugabo wawe niba uzi ko hari ikintu kibi cy'icyaha wakoreye umugabo
wari ukwiye kumuhamagara ku telefone ati mugabo wanjye rwose ati byarangoye ndasambana, ati byarangoye bigenda uku ati mbabarira. Nawe mugabo ntiwigira ngo nuko uri umugabo, no, mwije hazaja umwana ibyo ubimenye. Ca bugufi ubwira umugore wati mugore wanjye narasambanye by'ukuri, ati buriya byarangoye ndasambana. Bene data, ni kubera iki mutaturanira ibyaha byanyu? Erega muri ko murigira nabi. Gusambana ni icyaha, kandi icyaha igira ingaruka ya mbere ikomeye ni urupfu rwa kabiri. Dore uru rupfu rusanzwe rwo buri muntu azapfa, ariko hariho urundi rupfu rwa kabiri rwo kurimbuka, urimbugwa n'ubwo rwaha rwitwa ubusambanyi wabitse muri wowe. Ibyo mukora byose rero, waba uri umugabo, waba uri umugore, waba uri umusore, waba uri umukobwa, ibyo muri ko murakora mwari mukwiye kwatura ibyaha byanyu. Dusenga Imana. Data nyakubahwa Kristo, ndagushimye kubw'aya magambo. Ndakwinginze Yesu Kristo uyaherekeze kugira ngo uwera wabera agire ikimaze mu mitima y'abantu mu izina rya Yesu Kristo, amen. Umwami Yesu nabaye kwibuka ibyo mwakoze, mwakuriye abagore banyu, mwakuriye abagabo banyu, mutatuye mu byature by'ukuri. Nabyo bindi wagiye kwatura pasiteri kandi wabikoreye n'umugabo wawe, ukavuga ati natuye pasiteri, ati nta kibazo, umugabo wanjye ntago namubwira. Nabiriya ukwiye kuja ku mugabo wawe nawe nyine ukamubwira ko hari icyo wakoze kitari cyiza, ubimukorera ukamusaba imbabazi. Nawe ubyicayeho ngo ngende umugabo we n'akazi kawe by'ukuri, n'akazi kawe uzi iminsi umaze iyo usigaje ntayuzi. Ariko reka nakubwire ngo iyi nimburi kujeho, hinduka. Umwami Yesu nabagiye neza.